aka kanya hari amakuru asohotse nava ko ari amakuru ntabwo ari amakuru twakwishimira kuko ni imwe mu bintu bikomeje kugenda bigarukaho cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Uwitwa Nyampinga w'u Rwanda umwaka wa 2020 ni Nishimwe Naomi, ndetse akaba ari umudamu w'umugabo witwa Michael Tesfaye, dore ko ari couple ikomeje kugenda ikundwa n'abatari bakeya, cyane cyane ababakurikira ndetse na benshi bagenda bafatiraho icyitegererezo. Rero uwitwa Nishimwe Naomi atanze gasopo. Murabizi ku mbuga nkoranyambaga abantu bavuga byinshi bitandukanye, ariko hari umuntu wamwibasiye ndetse yinjira mu buzima bwe bwite, nawe ubundi aza arimo arakubita abangura. Ni kuri X, ni uwitwa ngo ni Edman, yanditse amagambo agira ati, yatangije ijambo ngo ni breaking, kuko nkaho hari ikintu kizima agiye kuba yatangaza. Arangije arandika ati, umwaka urahise n'undi uratashye. Miss Naomi akoze ubukwe ariko nta kanunu ko gusama. Guys, nyumvira ikintu nk'icyo ngicyo. Sometimes abahanzi aba celebrities dukunda twifuza kubabona hari ikintu kibaye cyiza kuri bo, ariko nanone tujye twibuka ko bagira n'ubuzima bwabo bwihariye. Rero uwitwa Nishimwe Naomi ntabwo nawe yazuyaje. Ngewe njya nkunda uburyo we akunda kwa dressinga ibibazo nk'ibi ngibi iyo ahuye nabyo. Ni wa muntu nyine utajya ripfana cyangwa se ngo umuntu abe yakangiza izina rye gutyo gusa bira mpango. Nawe rero yahisaza amusubiza mu buryo butangaje, ndetse turabona n'abandi bantu bagiye bagaragaza uko babyumva nkuko nawe yabivuze. Yes, amusubiza mu magambo agira ati, who has assigned you to monitor my life? My home is not a public project inshuti. Umukobwa n'umugome. Arangije aravuga ati, next headline please, respectfully. Ana magambo yatangaje ugenekereje mu Kinyarwanda yamubwiye ati, ninde waguhaye ndaguhaye uburenganzira bwo kugenzura ubuzima bwanjye, cyangwa se ninde wakwemere kungenzura, waguhaye ububasha bwo kugenzura ubuzima bwanjye? Ntabwo gutwita kwanjye cyangwa se inda yanjye ari umushinga rusange, cyangwa se ikintu cya rusange abantu bashaka kuba barebera babona nk'ikintu buri muntu wese yagira icyo abivugaho. Arangije avuga ati, rwose gira ibindi uvuga ariko twubahane. Niyo magambo yamubwiye. Kuri X bikunda kubaho cyane. Ikintu gitangaje wamenya kuri uyu mugabo wavuze amagambo nk'aya ngaya, ese ndamwita umugabo ariko reka nkomeze. Uyu mugabo yatandukanye, yubatse urugo mbereho amezi 5. Navuga ko yubatse urugo haciyemo amezi 5 ahita atandukana n'umugore we. None arimo arajya ku mbuga nkoranyambaga akajya gukritika izindi ngo, avuga ngo ntibabyara, nyine amagambo menshi nk'ayo ngayo. Kuko nkuko tubibona ku nkuru yanditswe n'igihe ku itariki 19 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2022, ni inkuru yanditswe yahawe umutwe ugira uti, umunyamakuru Edman n'umuhanzi Kaziriza batandukanye nyuma y'amezi 5 barushinze. Imagine nyine kikwereka uburyo zino mbuga nkoranyambaga buri muntu aba ashaka gufata ijambo ku wundi muntu gutyo from nothing. Ariko iki ngiki nawe yabitangaje, bahita bamwataka bajya gushaka ibyiwe nabyo babishyira hanze. Nuko rero navuga ko atari ibintu bikwiriye kuba umuntu yajya kwataka mugenzi we gutyo yitwaje ikintu runaka. Rimwe na rimwe hari igihe bibaho umuntu ugasanga ashatse gufatirana umuntu, agashaka kumuvuga amagambo yishakiye, akiyibagiza ko nawe hari amateka afite kandi ari guhura n'ibyo uri kuvuga. Muri komantere hari umuntu yasize aramubwira ngo, Edman we, uyu ni Murungi Sabe umuhungire kure. Ni wabipostinze rero bigaragaza abenshi bakunda kumwita ngo ni Murungi Sabe, ariko actually ntabwo ari we nubwo amuvuze, ariko ntabwo ari we, byo witwa ngo nagapipe gatoya. Undi nawe yavuze ati, aha niho nababwiye ngo umureke
ba Gatete na ba Kabagambe buri wese aba ari kurwana n'ibikomere akaza kuruhukira ku bandi. Avuga ko ari ibintu bya mental health n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Undi nawe ati ntabwo wakirirwa wandika nonsense ngo ubashe kubaka urugo. Undi nawe ati ese ni uwo njya mbona agira ivuzivuzi no gushyushyuriza abandi abateranya none urugo ruramunaniye cyakora sugabo ziragwira ndagato baramuka arangije araceceka ariko ubwo urumva yanze kurirangiza kandi ntabwo byaba ari byiza nanone. ariko ubona ko bagiye bamusubiza batoke turakumenye nawe burya wari uwo nguwo urimo urinjira mu ngo z'abandi ubavuga amagambo nk'ayo ngayo. navuga ko atari ibintu byiza ndetse Naomi nawe yamuhaye gasopo. navuga ko nawe rwose ahangaha natakuye isomo biraza kumubyarira ibindi. rimwe na rimwe hari abantu bataka ugasanga baracecetse. Uzarebe wenda hari bamwe mu bantu bajya batakwa bakicecekera ntibagire icyo bivuga, ariko Naomi we ntabwo ari kabibona, kuko Naomi uyu mugabo kubivuga sinzi nari umugabo niba ari umusore I don't know, ariko ubwo nawe yagendeye ku bihe wenda amaze kubona igihe ubukwe bwabereye. ariko si ngombwa ko niba unabitekereje wenda unamukunda kuba wabishyira gutya ku mbuga nkoranyambaga ngo abantu mu bidiscussingyeho. Sometimes ntabwo biba byiza kuri uwo muntu muri kuvuga. Undi witwa Akariza Uwase yahise avuga ati this is cheap content. niko yahise asubiza rwose ati ntabwo ikwiriye. Undi nawe yahise aza asubiza hasi aravuga ati niba wumva bikugoye cyane wadufashije ukayimutera maze amahoro agahinda. ngo namuteye guys. cyakora sometimes hari abantu nyine basubiza umuntu bijyanye nuko nawe aba yinjiye mu buzima bw'abantu, nkuko uyu nguyu yavuze ati you are crossing into her private life. ubu n'ubuzima bwe bwite ntabwo ari ngombwa ko umuntu yabigarukaho. Undi yavuze ati harya wowe hashize imyaka ingahe urongowe ko utarasama? ni wowe ufite ikibazo cyangwa uwakurongoye niwe ugifite? nibibazo abantu bakomeje kugenda bagarukaho babivuga. rero navuga ko benshi bakomeje kugenda bamunenga bagaragaza ko bitari bikwiye ko yataka umwana w'umukobwa. n'umubyeyi ntabwo ari umukobwa. rero undi yavuze ati ibyo bitangwa na Rurema. nawe ati turi ku mavi. ubwo ari kugaragaza ko arimo aramusengera. ni ikibazo ku mbuga nkoranyambaga. ibintu byo kwibasira n'abantu usanga umuntu yibasiye mugenzi we ni kimwe mu bintu rero bikomeje kusa naho abantu bakomeje kugaragaza ko biteye inkeke. rero nakubwira ko Miss Naomi yasezeranye na Michael Tesfaye hari mu Kuboza mu mwaka wa 2024. rero bigendanye na societe tubamo abantu bakunda kuvuga ko buriya niba abantu basezeranye ako kanya rugita basama mu gihe kingana iki kitagera no ku mwaka utaruzura bagomba kuba babyaye ibintu nk'ibyo. ni formule nk'iyo ngiyo. rero n'uyu nguyu yashatse kwifata muri uwo mujyo yumva ko ariko birahita bigenda. rero Naomi yamuhaye gasopa ati itonde ibyo urimo uravuga ntabwo uri umugenga cyangwa se ntabwo ushinzwe kugenzura imibereho yanjye ndetse n'inda yanjye ntabwo ikureba. Naomi rero nuko yamusubije. ndagira ngo namwe mumbwire muri commentaire ese murabibona gute? byari bikwiye ko umwana w'umukobwa w'umunyarwandakazi umudamu bageraho bamuganiraho bijyanye nuko kandi we afite uburyo we yipangiye ubuzima bwe n'uburyo ashaka gutwaramo ibintu. mutanyago tuganire muri commentaire mumbwire uko namwe mubyumva.